koze subscribe kuri Nyayo TV show, naho turakora subscribe iki ni gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ubone ibiganiro byacu tugira twa uploadinga byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero mbazana inkuru nziza kuri Nyayo TV show, niho hantu mushobora gusanga inkuru nziza cyane. Umutinganyi wacu cyangwa se Eric Semuhungu yagarutse mu gihugu cy'u Rwanda, nkuko benshi mwagiye mubikurikirana ku social media menshi yagiye abitangaza. Semuhungu rero yabaga mu gihugu cya Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaratuye cyangwa se aho yaratuye nyine nkuko bya bisanzwe na famille yiwe. Ariko mu gihe cyashize yaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko yaje gufata umwana ku ngufu, hanyuma rero baramufunga, ariko biza kuzima kugeza ubwo rero baje kumurekura. Bamurekuye bahita bamuripotinga mu gihugu avukamo, hanyuma rero agezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu Eric Semuhungu yari ageze ku kibuga cy'i Kanombe, ahasanga abanyamakuru benshi cyane, abima interview. Nkuko murabizi ko abantu benshi cyane bavuye hanze bageze ku kibuga cy'indege n'ingoga ngo batange interview. Eric Semuhungu rero yarabihisha, ariko n'ubundi itangazamakuru riza kumuvumbura. Eric Semuhungu ubu ngubu akaba ari kuba muri hoteli muri zimwe na zimwe za hoteli zihenze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu Eric Semuhungu rero akaba, natwe tukibaza se Semuhungu Eric kavuye yari mu gihugu cya Amerika, ahantu yajyaga yidedembya agakora amashow menshi ku social media, aho wasangaga yatwitse kuri Instagram, afite abantu bari gukora live, abantu benshi cyane bamukurikira. Tuvuga ati se Eric Semuhungu ubu naje gutwanduriza abana b'abahungu bacu turabashyira he? Nagukonye ukibaza ati se Eric Semuhungu ko akunda gupostinga ari kurya show uri kumwe n'abandi bana b'abakobwa, ukibaza ati se Eric Semuhungu no umutinganyi koko nkuko abantu babivuga? Ese rimwe sometime kaba ari kumwe abakobwa ni gute umuhungu yaba ari kumwe n'abakobwa kandi ari umutinganyi aryama n'abantu badahuje ibitsina? Ubwo rero tukibaza, ariko nanone mukibaza ati Eric Semuhungu yari yarakoze ubukwe, yarashyingiranye n'umuzungu w'umunyamerika, hanyuma rero mu gihe kishize umuzungu aza kwitaba Imana. Eric Semuhungu rero bivugwa yuko yasigaranye imitungo y'uwo mugabo, imitungo myinshi cyane, amamodoka, amazu, kugeza ubwo Semuhungu Eric mu gihe cyashize yaje mu Rwanda. Noneho abantu bose bari bajya kumwakira ku kibuga cy'indege, akagenda bahereza 50,000. Urumva amafaranga menshi cyane atagira umubare yangirije. Ubwo rero tukibatse se iyo mitungo ya Eric Semuhungu isigaye muri Amerika gute? Ese Eric Semuhungu bazayimuha, bizagenda gute? Ariko amakuru dufite nuko igihugu runaka urimo yukoza amakosa kikakuripotinga mu gihugu cyawe, nuko bakwirukanana nta kintu ujyanye, yaba ari amafaranga ufite account, amafaranga bari kuri konte, cyangwa se imitungo wowe ufite ngo ku butaka bwa Amerika cyangwa se mu bindi bihugu, ntabwo ushobora kuvanayo. Tukibatse se amafaranga cyangwa se iyo modoka cyangwa iyo nzu Eric Semuhungu azabigenza gute? Ubu rero Eric Semuhungu ari kubarizwa hano mu Rwanda, aho twibaza ukuntu bizagenda n'abana bacu b'abahungu ukuntu bizagenda. Murakoze cyane kudukurikira rero, amakuru menshi tuzajya tugenda tubasangiza uko bwije n'uko bukeye. This is Nyayo TV show. Ndabashimiye mwebwe mwakoze subscribe kuri Nyayo TV show, n'abandi batarakora subscribe iki ni igihe cyo kuba mwakora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu tugira twa uploadinga bya buri munsi. Murakoze cyane.